Muraho neza turabasuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana bane namwe ntandi muri rero nk'isanzwe ni kuri Mubwire TV bakubaza ngo niki tubwira abantu ko ari beza tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko ari ingenzi nyuma yo kura tugasanga abantu benshi bakunda kubwira abantu ibyiza byabo batakiriho twafashe umwanzuro rero twebwe wo kubwira abantu ibyiza byabo bakiriho murabizi iyo mubonye indabo mukabona keke tuba tugiye muri surprise uyu munsi tugiye gutungura umuntu yagize isabukuru ariko ubu nibwo tumugezeho umuvandimwe we witwa Alice uri muri Amerika yadutumye aratubwira ngo tumubwire ko bamukunda abavandimwe bose baramukunda kandi banejejwe no kumugira mubane natwe rero murebe ukuntu biza kugenda turabakunda. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Isabukuru nziza umunsi mwiza w'amavuko isabukuru nziza mubyeyi mwiza umunsi mwiza w'amavuko akandi karusho inyuma uri mwiza imbere ukaba imfura uri mwiza usa n'umucyo iyo twibutse ko tugufite turamwenyura uri mwiza usa n'umucyo iyo twibutse ko tugufite turamwenyura uri mwiza uri gitangaza ubwiza bwawe burabarangaza you don't have to change and think about yourself you are beautiful the way you are beautiful turagukunda ntacabihindura turagukunda juhora ubyibuka turagahora twicara tukubona mu muryango wacu Yesu aragukunda kandi akwitayeho n'umunsi ku wundi uzajya ubibona ntabwo ari byo uzumva n'abandi umunsi ku wundi mubyeyi uzajya ubibona. Nice. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Ego muraho tubanje kubasuhuza nawe turagusuhuje ntabwo tuzi twebwe twitwa Mubwire TV. Mubwire TV nta kindi tubwira abantu ko ari beza tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko ari ingenzi tubwira abantu ko ari umugisha nyuma yo kureba tugasanga abantu benshi bakunda kubwira abantu ibyiza byabo batakiriho abantu bava muri ubu buzima ugasanga umuntu ararira aramupostinze nagukundaga wari ingenzi wari umuntu udasanzwe twebwe twahisemo kubibwira abantu bagihari tubagereho indabo tuzibahe bakibasha kuzifata ibyo rero nibyo Mubwire TV dukora rero twamenye ko ari sabukuru yawe abavandimwe bawe baradutuma barumuna bawe baraduhamagara baratubwira ngo tuzaze tukurebe tumuzagende muturebere mukuru wacu mumubwire ko ari umuntu udasanzwe mumubwire ko ari ingenzi mumubwire ko ari umugisha uyu munsi rero twaje tubahagarariye ntago bari hano ariko baduhamagaye baratubwira ngo mugende mumubwire ngo usibye kuba imfura mu muryango ni n'imfura mu bikorwa ni imfura ku mutima uri ingenzi uri umumararungu baragukunda cyane bavuze ngo nta kintu na kimwe bafite
cyakwereka ko bagukunda. Ariko mubwire TV ze nabo ntibashaka kuzicuza ku munsi w'ubuzima cyangwa bumvisha inkuru itari nziza, sibyo ko tutabitekereza ariko bijya bibaho, bagomba kubikubwira ndetse bagakora iyo bwabaga tukakubwira ko tugukunda. Ni urwo rwego rero twajemo, wabonye wakunyuza hirya no hino, twagira ngo tuze hano tugutaramire tukubwire ko tugukunda. Turagukunda kandi baragukunda cyane. Alice yatubwiye ngo tukubwire ngo uri umugisha, uri umuvandimwe mwiza kandi barifuza kuguhorana. Niyo mpamvu badushatse, baraduhamagara, baratubwira ngo muzagende mutubwire umuvandimwe ko tumukunda. Twaje kugutaramira, batubwiye indirimbo ukunda zose, twaje hano ku bwawe. Hanyuma na message bampaye ndaza kuyigusomera, ariko mu magambo make nicyo cyatugenzaga. Turagukunda, urakunzwe, ujye uba wumva kuri ingenzi mu muryango, ujye wumva kuri umuntu udasanzwe. Hari igihe kijya kigera Satani akagera ku bantu, akaba yabatera umuntu akumva acitse intege mu buzima, akumva acitse intege mu rugendo, akumva nta byiringiro byo kuba, ukajya uva se mbere yo hiki undi se ubu hari umuntu uzi umumaro wanjye. Abantu barawuzi kandi saba kuri. Burya hari igihe abantu bibeshya bati bari bakuvuga neza nuko ari abakuri, ariko abawe, abavandimwe bawe barahari ngo wishime kandi umumaro wawe barawuzi. Rero batubwiye ngo tukubwire ngo baragukunda, natwe turagukunda. Reka tugutaramire. City Breeze yesagufitiye, City Breeze yesagufitiye, City Breeze yesagufitiye muri uyu mwaka. Ni nyinshi cyane, ni nyinshi cyane, ni nyinshi cyane. City Breeze yesagufitiye, City Breeze yesagufitiye, ni nyinshi cyane. Aragukunda, 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 niyo mpamvu turi hano. Aragukunda, aragukunda, niyo mpamvu turi hano. Yes, aragukunda, 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 yeah. Umwami ni mwiza pe, ni mwiza. Oh, umwami ni mwiza pe, twese aratubabariye, aduhereza abantu badukunda, aradukunda, umwami aragukunda, wayiwe umwami aragukunda, ayiwe umwami aragukunda, umwami aragukunda. Namenye ko mu mahanga yose uwizeye izina ryawe azahwana nk'igiti kiri ku mugezi, yeah. Amababi yacyo niyuma. Namenye ko mu mahanga yose awe wubahisha izina rye, wubahisha izina ryawe azahwana nk'igiti kiri ku mugezi, amababi yacyo niyuma, amababi yacyo niyuma, naga amababi yawazuma, amababi yacyo niyuma, naguzigera uhuru urukundo, amababi yacyo niyuma, nuzigera ugira umuma, amababi yacyo niyuma, aza gukoresha iby'ubutwari, amababi yacyo niyuma. Wowe komeza umwizere,
niyuma aragukunda amababi yacyo niyuma aragukunda Yesu amababi yacyo niyuma umwami aragukunda amababi yacyo niyuma ubuzima n'ubwa mbere ifeza n'imyambaro imigisha yabaye ibyo wakoze nibyo byari bikomeye uri umunyamahirwe w'igihumbi uri umunyamahirwe w'igihumbi ubuzima n'ubwa mbere ifeza n'imyambaro n'imigisha yabaye ibyo yakoze nibyo byari bikomeye uri umunyamahirwe k'ugihumbi uri umunyamahirwe k'ugihumbi uri umunyamahirwe k'ugihumbi turishimye uri umunyamahirwe k'ugihumbi uri umunyamahirwe k'ugihumbi ubuzima n'ubwa mbere ifeza n'imyambaro n'imigisha yabaye ibyo yakoze nibyo byari bikomeye uri umunyamahirwe akubwira ko agukunda buri munsi n'ubu ni muri murakubwira ni mwiza kurusha uko ubivuga amenyera kuri ibyo wibwira nzamutegereza sinzara akubwira ko agukunda buri munsi ambwira ko ankunda buri munsi ni mwiza kurusha uko mbivuga akumenyera kure amenyera kuri ibyo nibwira nzamutegereza sinzarambirwa kuko ukuboko kwiwe kuri njye uzakorwa n'isoni habe na gato habe na rimwe andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi asubiza minege mu bugingo azagusubizamo intege mu bugingo bwawe uhumure ntutinye iminsi yose usigaje umwami yadutumye ngo tukubwire ngo azagukoresha iby'ubutwari nk'uko yagukoresheje turaririmbye ngo ibyo yakoze nibyo byari bikomeye ibisigaye ukomerere mu mwami umwubahishe ufite umugisha wo kuba ufite abantu bagukunda kuba turi ahangaha ni uko ijuru ryabyemeye ijuru ryagutekerejeho riragukunda amen nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi nkareba mu madirisha abandi Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye indirimbo yanjye yarima uzageza he utuma mpinduka urugero rwiza nkahindukira nyabagendwa nkanyura mu dusesero kandi mfite amasezerano atabarika Saburi ndirimba siyaga Saburi ndirimba siyabena safu niba muti
byanze bikunze wuzuye amashimwe unuzuye amahoro atemba ava mu ijuru mwami yumvise gusenga kwanjye none yaduteranyirije hano ngo wishime shimwa 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 himbazwa mwami Yesu umutima wuzuyemo ishimwe riva mu ijuru shimwa 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 himbazwa mwami Yesu umutima wuzuyemo ishimwe riva mu ijuru shimwa 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 himbazwa mwami Yesu umutima wuzuyemo ishimwe riva mu ijuru umutima wuzuye umutima wuzuyemo ishimwe riva mu ijuru umutima wuzuye umutima wuzuyemo ishimwe riva mu ijuru umutima wuzuye umutima wuzuyemo ishimwe riva mu ijuru nayindi ndirimbo numva mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu arakoze nayindi ndirimbo numva mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu urakoze nayindi ndirimbo numva mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu urakoze nayindi ndirimbo numva mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu arakoze dushimye umwami ririmba ku kantu akira karirimba ushima Imana nayindi ndirimbo numva mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu arakoze nayindi ndirimbo numva mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu arakoze nayindi ndirimbo numva mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu arakoze nayindi ndirimbo numva mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu arakoze uretse iyo kuvuga ngo Yesu arakoze indi ndirimbo dufite nta kindi dufite cyo kuvuga sibye kuvuga ngo Yesu yarakoze uyu munsi ni pasika nziza turibuka ko Yesu yazutse kandi yazukanye n'ibyacu byose amaraso ya Yesu yagize umumaro yakoze ibirenze niyo yaduhuje
ntabwo twe twari kumenyana, ntabwo twari kuba turi hano, ariko Kristo yarakoze. Nta yindi ndirimbo rero dufite natwe yo kuririmba usibye yo kuririmba ko Yesu yakoze. Yarakoze kubw'uburinzi yaduhaye, yarakoze kubwo kwitanga ku musaraba kugira ngo tubeho, kugira ngo dukire, kugira ngo tubone ubwigenge. Kristo yarakoze. Twongeye kuba turi hano rero kubera ko twebwe twatekereje ko tugomba kubwira abantu ibyiza byabo bakiriho, ndetse n'abantu babikunze bafatanya natwe. Niyo mpamvu Alice yatubonye aradushaka aratubwira ati muzagende mumbwirire umuvandimwe n'abandi bafatanyije mumubwire ko mukunda. Impamvu rero twakuzaniye indabo, batubwiye ngo tukuzanire indabo ngo uhore usa neza, kandi bifuza ko nk'umuvandimwe wabo, nk'urugero rwabo rwiza, wajya uhora usa neza. Izo ndabo baziguhaye kugira ngo ujye uhora usa neza, kandi indabo zihumura neza. Barifuza kuhora uhumura neza. Impumuro nziza ni ugutanga ibyiza, ni ukuvuga amagambo meza, abakubonye bose bakakubonamo ibyiza, ugahora ukeye, ndetse no mu byo uvuga umutima wawe ntazagire ikibi kiburangwaho. Niyo mpamvu batubwiye ngo tukuzanire indabo. Hanyuma baratubwiye ngo tukuzanire keke. Ni keke byo, ni isabukuru, yanditseho isabukuru nziza ko wayigize mu minsi ishize, ariko ni n'umutsima. Bavuze ngo turifuza ko umuvandimwe wacu ahorana imbaraga. Uyu mutsima ugutera imbaraga, gutera imbaraga mu buryo bw'umubiri, gutera imbaraga mu byo ukora byose. Batubwiye ngo uri umunyamurava, batubwiye ngo ukunda umurimo, ndetse ukunda n'Imana, ukunda kwitanga mu murimo w'Imana, ukunda kwitanga mu byo ukora. Uri umumama mwiza, wa wundi imigani ivuga, wa wundi ubyuka kare mu gitondo akabanza akareba iby'urugo rwe, yarangiza akajya no gukora ibiruteza imbere. Rero batubwiye ngo izo mbaraga barifuza kuzihorana, kuko uri isoko nziza, uri urugero rwiza, usibye kuba imfura ngo mu rugo, mu muryango ukaba imfura, no mu mico yawe no mu myifatire. Bambwiye ngo ni abavandimwe bawe, barabihamya kandi biteguye guhora babihamya. Rero batubwiye ngo uyu mutsima ujye uhora ugutera imbaraga. Kwa kundi wumva amavunane, kwa kundi uryama unaniwe uvuye mu kazi, ujye wongera uhita uvuga uti hari abantu bankunda, hari abantu bambonamo ishyaka, hari abantu bambonamo icyizere, hari abantu babona imbaraga zanjye, ngomba kubyuka nkakomeza nkakora. Uri umubyeyi mwiza, baragukunda, barifuza kuhora wishimye. Hari ubutumwa rero bampaye bwabo bwabaturutseho, abavandimwe bawe, barumuna bawe, bambwiye ngo nze kuguha uyu munsi. Iyo message niyo ngiye kuguha, hanyuma tukahita dukomeza. Ariko ngo baragukunda cyane, bambwiye ati turagukunda cyane. Ni ukukubwira ko batubwiye ngo tukubwire ko barumuna bawe baragukunda cyane, kandi watubereye urugero rwiza mu buryo bwose, mu mico no mu myifatire. Yabaye imfura mu kuvuka ndetse no mu bikorwa. Birarenga, dufite ishema ryo kumugira nk'inkingi ikomeye mu rugo rwa data. Uwiteka amuturindire, akomeze atere imbere, tumutezeho byinshi byiza. Ubu twasobanukiwe ko umukobwa yakora ibirenze ndetse kurusha abagabo. Ntacyo tumuburana, turamukunda cyane. Nubwo tudashoboye kuhaba ngo tubimwibwirire, ariko ibyiza adukorera turabizirikana. Ibyishimo bimuranga azabisazane, kandi tumuhorane. Tumukunda kandi turamukunda, kandi turamukumbuye. Umuduhoberere. Abavandimwe baraguhobeye. Impano dusanzwe tuzihana, ariko kuri iyi sabukuru ye y'amavuko twazimuteguriye. Hari umuntu uzazimuzanira, hari umuntu uzakuzanira amagift yawe. Kandi ni ukuri mubwire TV mwazihigiye, mwatwigishije gutanga urukundo umuntu akiriho. Mutubwirire ngo akiriho amenye ko ari imfura nk'uko yavutse. Tumukunda, ni ibyirato byacu, ni ibyishimo tugendana, ni uw'agaciro katagereranywa. Imana yarakoze kumwubahisha nk'imfura. Rero niyo ababyeyi bacu bataha ntitwaba imfubyi, baba badusigiye umubyeyi. Kandi natwe turi ababyeyi, n'abandi twamuvugaho byinshi ntibyarangira. Gusa Imana ikidutije ubuzima, tuzakomeza dukundane kandi tubigaragazanye. Uti much respect from your young sisters.
baragukunda cyane, barakubaha, uri ingenzi, uri umuntu udasanzwe mu muryango, uri umuntu w'agaciro. Rero niyo mpamvu twaje uyu munsi kukureba. Batubwiye ngo nubwo bari kure nta buryo babinyuzamo, ariko bakunze ibyo dukora. Twebwe twararebye dusanga urukundo ntago baruvuga, ahubwo urukundo bararutanga. Baravuga rero mu buryo bw'urukundo basanzwe baguha impano nawe ukazibaha. Ariko kuri uyu munsi bavuze ngo kugira ngo abone urukundo tumukunda, abone imbaraga rufite, reka duhagurutse abantu batamuzi, natwe ntago ari se turabonana, nta muntu n'umwe tuziranye. Aba bose twahuye kugira ngo tukunezeze. Inshuti zawe ziragukunda, umuryango wawe uragukunda, abavandimwe baragukunda, uri ishema ryabo. Bambwiye ngo igihe cyose twavuganye kuri telefone, arambwira ngo igihe cyose twamvuga ko ari umuvandimwe wacu, twavuga ko ari imfura ya data ndetse n'imfura mu mico n'imyifatire. Nta bantu uzi se b'imfura ariko mu bikorwa ntibabinyangamugayo, bariho. Ni iby'agaciro n'umugisha ukomeye ku Mana kuba imfura, abantu bakabiguhamiriza ndetse ntibabe rubanda, kuko rubanda burya batubona benshi dukuze ndetse bakatubona tugenda, hari ibyo baba batazi. Ariko umuvandimwe uguhamiriza, barumuna bawe batubwiye ngo baragukunda, ngo wishime, kandi barifuza kuguhorana iminsi yawe y'ubuzima bwose. Bahora basaba Kristo ngo baguhorane unezerewe. Niyo mpamvu biyemeje ko icyasabwa cyose, amaboko yose yakenerwa kugira ngo wishime, kugira ngo unezerwe, bazagikora. Turagukunda. Ngo watweretse urukundo rurambuye, nukuri twaranyuzwe pe. Ngo nubwo ntacyo twavuze, ibanga ni rya babiri. Urwo rukundo komeza ukomeze rugwize impuhwe, nta kizaruhungabanya. Natwe twaguhariye igicumbi mu mutima ugukunda, nta kizaguhungabanya. Turagukunda kuko uri mwiza, uri igitego mukuru wacu. Uri mwiza, uri igitego mubyeyi mwiza. Ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga. Ubwitonzi n'ubugwaneza n'ukuri nibyo bikuranga. Tunezezwa no kukugira, kuko ubugwaneza nibwo bukuranga. Ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga, kuko hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Hagarara ku musozi, ukuriza wishimye. Ipfa kuba ariyo, ipfa kuba ariyo yabivuze. Ihora ariyo kwizerwa, ishobora kwivuguruza. Ukuriza wishimye. Uhumure, 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 ufite Imana ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yawe. Uhumure, uhumure, ufite Imana ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yawe. Uhumure, uhumure,
arakwibutse ahinduye ibi ahinduye ibi ahinduye ibi ahinduye ibi ahinduye ibi ahinduye ibi arakwibutse 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 nawe avuga oya nawe avuga oya data yemeye data yemeye data yemeye data yemeye data yemeye data yemeye nawe avuga oya nawe avuga oya ahinduye ibihe ahinduye ibihe oh ahinduye ibihe arakwibutse umva ikindi kintu kandi ngo azi ibyo yibwira kukugirira si bibi ahubwo ni byiza n'ibi yakoze ni ukugira ngo akure mu mutima w'ibizaza aragukunda azi ibyo yibwira azi ibyo yibwira kukugirira si bibi si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo akureme kugira ngo akure mu mutima w'ibizaza aragukunda oh w'ibizaza aragukunda w'ibizaza w'ibizaza aragukunda w'ibizaza w'ibizaza aragukunda kuko yarakwimanye uwo Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi kandi we kandi si banga arabizi ejo undi arakurami wowe jya ushirimo jya ushirimo buri munsi ujye wibuka iyo neza jya ushirimo jya ushirimo buri munsi ujye wibuka iyo neza ntago wibeshye imana wizeye ihindura ibihe ntabwo wibeshye imana wizeye ihindura ibihe ntabwo twibeshye we ntabwo twibeshye imana twizeye ihindura ibihe ntabwo twizeye ntabwo twizeye imana twizeye ihindura ibihe ntabwo twibeshye ntabwo twibeshye imana twizeye ihindura ibihe amen kubw'uyu munsi turanezerewe ko nawe wishimye mu maso urakeye uri kugaragaza umunezero kandi nicyo cyatuzinduye kugira ngo tuze kukubwira ngo ukomeze wishime ni ukuri wabyumvishe ntabwo ari ibyanjye nihimbiye iriya mesaje ndanakwereka aho yavuye barumuna bawe bavuze ngo barifuza guhora ukeye muhora akeye barifuza guhora umeze neza rero nawe wababwira uko wiyumva ese uriyumva gute iyo umuntu abishoboye yivuga uko ababwira uko yiyumva hari ikiri ku mutima wawe hanyuma tugakomeza ndumva nabuze aho mbihera kuko mu buzima bwanjye maze imyaka myinshi ntabwo ndi mutoya urumva bababwiye ko ndi imfura nkurikirwa n'abana benshi bagera mu 8 urumva rero ntabwo ndi mutoya ariko mu myaka yose nabayeho navuka nari narakora anniversaire urumva kubera ko kuva abantu nyine dutangiye gukura twari hanze y'igihugu noneho tuza mu Rwanda urumva ko umuntu yatangiye gukurira mu Rwanda no kumenya ako kamaro ka anniversaire tubimenyera hano mu Rwanda ariko rero bitewe n'amateka yo muri iki gihugu
njyewe nkaba naravutse itariki ndashobora kwizizamo isabukuru muri iki gihugu navutse tariki 7 z'ukwezi kwa 4 urumva rero ntago njya niziza anniversaire keretse ndi hanze y'igihugu ariko nta nubwira nsanga hanze y'igihugu ariko kubera ko iminsi myinshi nyimara hano niyo nabandi hanze nta nubwo nanakwibuka ko mfite anniversaire ariko uyu mwaka sinzi ikintu cyabaye uretse famiye yanjye muri iki cyumweru uyu mushuti wanjye dukunda kuba turi kumwe niyo tutari kumwe tuba tuvugana niyo umuntu avuye mu kazi muratelefonana nari ngeze mu rugo nka saa 3 arantelefona turi kuganira bitambona abandi bankoreye surprise nk'ingi mu nkoreye mu mateka nibo bari abantu ba mbere ko sinjye nanabitekereza niyo mpamvu mwanamfashe nkuko ntago nari mfite kuza hano iyo twagiye gusenga cyane ko abana bagiye kuva ku ishuri duhita tunyura ahantu tukajya kwiyakira nituze mu rugo none mu rugo nasize mbabwiye ngo nimudutegurire turaca ahantu twishime n'abana kubera ko wa kabiri bazajya ku ishuri ariko umushuti wanjye anyumvisha ukuntu tugomba gutaha baje kundeba tugomba kwishima tugatera story mu rugo mu kabari haba harimo urusaku nago abantu batera story nyine ndabyumva ndavuga none se abantu bifuje kuzi wanjye ndabihora ndavugana ariko mu rugo nago twatetse mwaje tukagenda ahantu tukicara tukarya tukagaruka nyuma ngo reka ngo dutahe mu rugo ngo twe turashaka ngo kwisanzura ngo dore twambaye n'ibitenge turashaka kuvanamo ibitenge tukisanzura nuko ndavuga nyine nago abantu bakwifuza kuzi wanjye ngo ngiye mvuge ngo tugende twicara ahantu ni mu buryo twaje hano nyine nkaba nishimye umva sinzi uko nabivuga iyo umuntu yishimye ajya abura n'amagambo ajyamo abana make kandi wenda abantu bari basanzwe bakuziho kuvuga ikintu cya mbere nk'uko babibabwiye kindanga ahantu hose ni uguseka mba mfite ibyishimo ku buryo n'ejo hari umuvandimwe twari tugiye gusura i Butare ariko nkajya numva mfite imbogamizi abana barajya ku ishuri nta kintu na kimwe nditegura nkumva ntari bubashe kujyayo ariko groupe dukunda kuba turi kumwe n'abantu tuvukana muri famille élargie batari direct bose bagaca mu bikari bakambwira urumva se twagenda he udahari ko ari wowe ujye udusetsa ko ari wowe ujye utuma twishima urumva tugiye mu kiriyose ntago turi bugende n'utagenda barambwira ati gahunda zose nimba ari umwana urwaye turamusengera kire ariko tujyane nawe bagaca mu bikari watubabariye nta byishimo mfite kubera ko bavuze ko tutari bugende mbese ikintu kindanga mu buzima bwanjye bwa buri munsi ni ukwishima no kuririmba ntago mbisi sinzi kuririmba cyane ariko ndabikunda kuva na kera niyo nabandimo gukora uturimo mu rugo nabandi kumesa nabandi gukubura nabandi koza ibyombo nabikoraga ndirimba ndabikunda ariko sinzi kuririmba cyane ariko ndabikunda nkaba nishimye cyane shimiye cyane abavandimwe banjye turavukana ariko ari igihe wavukana n'abantu ako ntimusabane cyangwa se ntimukundane ako ndashimira abavandimwe banjye baranyubaha nka mukuru wabo kandi turakundana dusanzwe dukundana pe ariko noneho uyu munsi ndumva kubera ari ibintu ntarimenyere sinjya nanatekereza ko ari umuntu wankorera surprise ya anniversaire kuko ni ibintu bitanambamo kubera iyo tariki navutsemo ariko ndabashimira uhereye kuri Alice ntago ari we wenyine ubwo ni benshi bose nago tubana ni mwanjye njyenyine mba hano ariko bo baba bari hanze ariko kubera iterambere ukuntu ryaje tuba tumeze ngaho turi kumwe kubera ku matelefone muravugana call video ukagira ngo muri kumwe ukagira ngo mwirigwanye ndabashimira cyane Alice ndamushimira ni murumuna wanjye ariko n'inshuti yanjye bayisipenda bizi ko bafatanyije basaza banjye ba papa mama baradukunda cyane papa yajyaga babwira nk'ubu hari ukuntu abana muba muri benshi noneho mukagira ibyifuzo ukaba wavuga ati nkeneye umwenda nkeneye urukweto noneho ngiye kubera ko ndi imfura ariko kandi nkanateta kandi ari njye mfura ni njye mfura ariko ni nanjye mutesi mu rugo noneho kubera ubwo butesi ngiye navuga ikintu iyo nasabaga ikintu nimba ari ikintu nkeneye nkabwira papa shaka iki ntabwo yabashaga kumpakanira kuko iyo yambwiraga ati nta mafaranga ahari nahitaga ndira narira nyine akumva atishimye agahita
agahita bima ntaranarira cyangwa ntaranababara. Iyo navugaga njyewe bahitaga babikora. Bariya barumuna banjye wenda bavuga bagahita bababwira nta mafaranga, nta kintu dufite, bagaceceka. Noneho papa ari ikintu yakundaga kubabwira, papa akababwira ati uyu nguyu mujye mumwubaha, mumukunde, kuba muriho niwe mubikesha, n'imfura niwe mama wanyu yabyaye imbere. Iyo inda yiwe iza guhitana mama wanyu, ntago mwari kubaho. Ubwo rero kubaho kwanyu niwe mubikesha, mugomba kumwubaha. Rero ndabashima kuri ako gaciro bampaye. Sindi kumva nabuze amagambo kandi mfite menshi nababwira. Alice ndagushimiye, ndagukunda, urukundo munyeretse, abavandimwe banjye bose ba SP aho muri Chance, Patrick, Mbabazi, mwese ba papa mama, ndabakunda cyane. Njyewe uyu mwaka ahubwo waneye ubwoba ari n'ukuntu tugenda n'abantu nkabona barimo barangaragariza urukundo cyane. None bamwe bagatangira kwibaza ese ko kuki turi kugaragaza urukundo gutya, wasanga atari umuntu ugiye kutuvamo. Noneho nanjye kubera ko ari ibintu ndasanzwe mpita mbitekereza cyane, n'ejo naje mbitekereza nkavuga ese kuki abantu bari kungaragariza urukundo gutya. Ubwo se ndacyafite igihe cyo kubaho, ngahita ntekereza ubu ntago barimo barasuka abantu bagiye basezerana batabizi. Ariko wenda Imana idufashe twongereye iyo minsi yo kubaho, turacyakeneye kubana nabo, turacyakeneye kwishimana nabo. Ndumva na byinshi mfite. Ndabashimiye, ngashimira aba bashuti banjye, Anje, Kayobe, uriya n'umushuti wanjye tugendana buri munsi. Bariya umuryango wanjye umaze kugenda ni nkawe twasigaranye. Akazi kanjye nkora ka buri munsi nkorera hanze y'igihugu. Iyo ndahari, nimba umwana arwaye, imba nzinguriye arahari, ni nkaho mba mpari. Nimba abana ari ikintu bankeneye ku ishuri, nkuri muri boarding bampamagaye, ndabizi ko ahita agenda akiruka akajya guhagarara nka mama wiwe. Ndamushimiye cyane. Rero mu buzima bwa buri munsi tubana ni nkawe mfite. Nta nshuti nyinshi ngira hanze, inshuti zitari abavandimwe banjye ntago ari benshi cyane, ariko inshuti ngira yo ku mutima niriye. Kandi yahise asimbura abavandimwe banjye, n'abavandimwe banjye baramukunda, n'ababyeyi banjye baramukunda kubera ukuntu nyine ambanira. Ndamushimira cyane. Nuriya bari kumwe n'umuniyesi wiwe, kandi akaba na muramukazi wa murumuna wanjye. Urumva turakundana, ariko dufite naho duhuriye. Ni nyirasenge, ni nkaho ari nyirabukwe wa murumuna wanjye. Ndabashimira cyane, namwe ndabashimira. Ntabwo ngiye televiziyo nari nyizi, Mubwire TV ndabashimira cyane. Ntabwo nari mbazi ibi bintu, najyaga mbibona ku bandi, ntabwo narizi ko ari umunsi byangeraho. Ndabishimira cyane kubera ko Imana yabacishijemo uwo murimo, nanjye mukaba mungezeho. Ndishimye cyane. Najyaga mbireba ku bandi, nkabona amasurprise, nkareba baririmbira, njye ntabwo natekerezaga ko ari umunsi byambaho. Ariko ndishimye ko Imana yabicishije muri marumuna banjye, namwe yabacishije muri mwebwe barumuna banjye barabamenya, mukaba mwaje uyu munsi mukanezeza. Ndabashimiye n'abanzi mwese, mwakoze cyane. SP Imana imuha umugisha cyane, Imana imuha umugisha. Kandi nk'uko abivuze, natwe turashima cyane, turashima. Mbere na mbere ngewe ndashima nanjye Alice ntago tuziranye. Alice yambonye kuri YouTube, akunda ibintu nkora, ariko igihe yabiboneye byamukoze ku mutima, atangazwa n'ukuntu nawe nk'uko cano yanjye abantu benshi batayizi. Yibaza, arambwira ati ni gute ukora ibintu byiza nk'uko abantu bakaba batabizi, ariko umuntu wese agira igihe cye. Ikindi kintu nanjye kukubwira, ukuri kwibaza ngo ese ko abantu bari kunyereka urukundo cyane, ntago bwaba ari wenda bari kunsezera hoya, ahubwo kwa kundi twarimbye ngo Imana igihindura ibihe. Ngewe kera nigeze kwicara nanjye ndibaza ngo kuki ngewe abantu batajya bangira nkikora mariage, ko ntajya mba umujeni mama. Kwa kundi nyine abantu kandi ufite inshuti zawe zikakora ubukwe ugashyashyana mu bindi, ariko ntajya nkenyera mu bajeni mama. Nza kugira igihe, nza kubyifuza, igihe kigeze mbona ahubwo ntangira kurambirwa, mbase ko noneho buri weekend njya mu bukwe. Imana rero ijya igena igihe. Umubwiriza yaravuze ngo igihe n'igihe cyacyo. Igihe cyose wabayeho, ariko ubu ni nk'igihe nyine Kristo abakwereka ko kwa kundi ubibona. Hari igihe n'abasifu nanjye nabona abantu banungwe, use nabona umuntu nkunda. Abantu twebwe icano ntago yize, ariko muri comment umuntu arandika, uzareba ikiganiro cyawe n'igisoka, ngo use nanjye nabona umuntu nkunda, ngo use ibi nanjye nabona umuntu binkorera, ngo use nanjye nabona umuntu mururabo. Ukibaza, kandi turi kwibaza gutyo, umuntu yapfa
bakagenda barakaye ngo ntibabahaye umwanya wo kuvuga, ntibabahamagaye kwa kundi bandika amazina ngo baze batanga indabo. Rero niyo mpamvu abavandimwe bawe babimenye. Alice yambwiye ati muri Amerika ngiye kuguhagararira. Umuntu wese nzi agomba kumenya icana, tugomba kumenya kubwira abantu ibyiza. Ati tuhari igihe tuba tufitemo urukundo ukajya uvuga ngo uwo nkunda arabizi, atarabizi, ati se buriya ntabizi, ati kandi umunsi we wa nyuma wagera ati ugasanga noneho tubonye imbaraga zo kubigaragaza. Ati izo mbaraga rero nizo ngiye kubibaha ahantu muri iki gihugu abantu bose bakabimenya. Rero humura, ni igihe cyawe, iki ni igihe cyawe, ni igihe cyo gutungurwa. Ndakubwiza ukuri nta muntu wagambirira undi kugira neza. Umuntu ntago dushobora kwifata ngo tubitekereze, n'abavandimwe bawe ntibabitekereza, ariko Kristo iyo yagennye ko ikintu kigomba kuba, imbaraga umva ntago amenya inzira, ntago umenya aho yazinyujije. Wamenya gute umuntu uri muri Amerika nanjye wowe uri mu Rwanda ngiye turenda guturana utazi iyo cano yanjye, ariko umuntu uri muri Amerika akaba yayimenya? Urumva imbaraga z'Imana. Ni igihe cyawe rero cyo kugendererwa n'Imana, ni igihe cyawe cyo kuguseza, nawe ukajya uri mukavuga ngo nanjye Uwiteka aransekeje kwa kundi Sara yabivuze. Rero uri mu gihe cyawe, wenjoyinge, ujye ugenda uvuge ngo ndi mu gihe cyanjye, ndetse ntukagire umutima uhagaze, Satani ntakagutera ubwoba. Abana nibajya kwiga uvuga uti amaraso ya Kristo arabarinze, nibavaye bazansanga ndahari. Kuko uri mu gihe cyawe ugomba kubaho, kandi ukabaho unezerewe. Rero turashimira cyane cyane abantu badukunda, arimo abavandimwe bawe batugiriye icyizere, bakadutuma, bakatubwira ngo nimugende mutubwirire umuvandimwe wacu mukuru wacu ko tumukunda. Natwe turabashimiye, kandi pe abantu bose bazifuza kudutuma, bazifuza ko ari aho tugera gutanga urukundo. Urukundo ntago baruvuga, ahubwo urukundo bararutanga. Tuzifatanya nabo, tuzagenda tujye kubwira abantu ngo bishime. Ni ukuri wishimye, wanezerewe, ntago abantu bagaragaza amarangamutima yabo kimwe, ariko mu bigaragara wishimye kandi ugira umutima unyuzwe. Ikindi uri umunyesuku. Ngiye nageze hano hantu iwawe nahakunze, wahadekoye neza, harasa neza, nabyo ni byiza. Imana iguha umugisha. Rero dusabiye umugisha abantu bose badukunda, abantu babona Mubwire TV bakayikunda, bakifuza kuyisapotinga kugira ngo igere kure. Ikindi kandi tubibutse, Mubwire TV si yo yonyine, ntitwigora ibiganiro gusa, ahubwo twabazaniye na studio. Dufite studio ifotora, mujye muzana abana tubafotore, abantu bakuru mwifotoze. Dukorera Kimironko hafi ya MTN cyangwa hahoze Populaire. Nimero zacu ni 07-1-1-1-1-1-1-6-6. Mwaduhamagara. Uko twebwe tuvuga ibyiza, uko dutanga ibyiza, ni nako dutanga serivisi nziza. Mutugane, tubaha amafoto meza, ndetse nimushaka no kudutuma gutungura abantu, kubwira abantu ko tubakunda, tuzabikora. Ikindi turashimira inshuti zawe zadufashije kugira ngo nyine bigende neza. Ntitwari kumenya hano, ntitwari kubona uburyo tukugeraho, ahubwo badufashije kugira ngo byose bigende neza. Nabo tubasabiye umugisha, Imana ibaha umugisha. Hanyuma rero mukomeze mudukunde, namwe mukunde ibiganiro byacu. Mubwire TV muyibwire abandi, nta zindi nkuru. Abantu benshi bakunda gutinya ngo si ibintu bya YouTube ngo ni biki. Nta kindi kintu dushyiraho, naya masiripurize dukora. Twe turagenda tugatungura abantu, tukababwira ibyiza byabo, tukabereka urukundo, tukarubaha bakiriho. Reka umuhanzi wacu akuririmbire, hanyuma turagaruka dusoza. Turabakunda. Anezeza imitima, ahanagura amarira, unezeza imitima, uhanagura amarira, unezeza imitima, uhanagura amarira, unezeza imitima, unezeza imitima, uhanagura amarira. Wahaye ubuzima bwanjye agaciro,
bwacu yahaye ubuzima bwacu agaciro twarabo gupfa duhereza ubugingo imitwaro yari turemereye yarayidutuye none ubu turi degenda muri we araduhagije turamushima 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 amen. Turifuza ko uguma wishimye kandi ugahora n'ibyiza nicyo Mubwire TV tubereyeho tubwira abantu ibyiza byabo kandi bakiriho urukundo bararutanga urukundo ntibaruvuga mukomeze rero mukunde ibiganiro byacu mudukurikirane mukore subscribe share like na comment turabakunda.